nyine benshi abantu benshi bamuzi kuri Kiramani Daddy Niyori none karere ngakunda kubi harya mu mara imyaka ingahe ubu ngubu 11 uruzuye man imyaka 11 bro ubwo mureke mbabwire nyine kubaka biri mu bintu bisaba kubigira umutima ukomeye mbere na mbere byose kubanza ukagira umutima ukomeye ikindi cya kabiri kwihangana nyine ukagira subira muri byose hanyuma ariko iyo wubatse birakubabaza pe ariko umugore n'umugabo impamvu bavuga ngo ni ikintu kimwe nyine murahorana umuntu ntabwo ushaka kurakana n'umuntu ngo umwakuze n'undi uzi ntabwo bibaho iyo mwiyunze rero itomba nyine mwongeye kuba bashyashya mukongera nyine mugatangira so guys twongeye kuba ikaze nanone kuri Bobo Films nanone channel ya Jazira na Bobo tubaye ikaze kandi tubifuriza amahoro y'Imana bari namwe abataronse muronke abarwayi Imana bakize n'abandi bose bafite ibibazo mu kusenge kuri umuntu asenze bura gusenga biruta byose iyo umuntu asenze akeregeza Imana imuha umugisha Imana ikamukemurira ibibazo bye Imana ikamwitaho nyine Imana ni byose rero abantu badasenga bose nimujya mu bibazo babayeho nabi nimujya mu bibazo biri kubasatira ari byinshi rwose mujye mumenya ko atari ukwera ko mudasenga ikindi kandi nimuganye musenga ariko muri mu bibazo mujye musenga no mwamutera mu bibazo musenge mwiragiza Imana muyihore hafi mugirane umubano mwiza n'Imana so guys rero uyu munsi murabona kuri kamera zanyu dufite bishyitse mukuru iyo umuntu agiye kuvuga ntabwo ndi umuvuge arivuga binde kumuvuga ntabwo nabitinyuka ntabwo nabitinyuka so kugira ngo dutangire neza reka mbwire Jazira mu byohero bya madamu wanjye amumere ikaze arabihorana ariko katumwakire kuri channel yacu yego wacu twakire kuri channel yacu ikindi tubone none kugushima kuba ndabivuga gute yigomwa akaboneka nyuma y'akazi kenshi aba afite atuboneye umwanya yego uzi kwitabira abana bawe okay namwe mwakoze kunomera nabyishimiye yego rero ntabwo ndi umuvuge ngo yitwa ndi muramuzi mwese ni madamu wa boss wanjye boss wacu nyina Jazira Kiramani Daddy akaba yitwa Shemsa akaba ari mami wacu urumva nimba umugabo wari Daddy ubwo nawe ni mami wacu bivuze ngo kwakiriye mami uyu munsi rero tujye kugirana ikiganiro na mami kitari burambirane twifuza ko tubona umugisha wa kibyeyi kwanza mbere na mbere aduha umugisha njye na Jazira ikindi dukeneye inama ze twatekereje bino bintu njye na Jazira kuza dutumira amakupure cyangwa se abantu bubatse batugira inama yuko dukoma kwitwara mu rukundo ko buriya umuntu ajya mu rukundo yego ariko no n'abakeneye inama z'abantu bakuru inama z'izindi couple twe tumara gutya wenda iyo tubonye ikibazo kibaye tubyo twishaka tukaganira bakabitubwira nyine naga tukamenya ngo hagitanye na Jazira habaye nk'akantu kaba twabyitwaramo gute yego wakwihangana bingana iki ariko tunashima Imana ko dufite ababyeyi beza cyaba twumva noneho baze gusaba wazansapotinze turagukeneye inama ikibazo bana banjye ndahari ko man wallahi muze kunshimira mami mama turi kumwita mami nuko nyine ari umudamu wa Daddy kandi umuntu ari umudamu wa Daddy agomba kuhabwa ibyubahiro bye ikindi hari ibyo turusha yego ariko natwe turi kuza turi kuburyo isi yataburenge so mami twaguhaye ikaze kandi kuri ku bafana ba Bobo Films ku bafana ba Jazira na Bobo ndabizi ko ari ukwishimira kuba bakubonye hano ni by'agaciro ikindi kandi turifuza ko wenda sinwinjiriye cyane aho turifuza ko mwatuganiriza ku rugendo rwawe na Daddy kugira ngo twumve cyangwa se twumvireho natwe uburyo dushobora gutwara urukundo rwacu murakoze mbere na mbere ndabashimira kuba mwanumiye
ntabwo ndibuge byinshi nyine kuri ku byanjye na n'umugabo wanjye yego cyane ko nyine byinshi mubizi kubera nyine aba yabivuze kuri social media nyine muri byose habayemo kwihangana kugezana n'isaha tukiri kumwe. Ikindi wenda mwambwiye ngo mbagire inama njyewe na Dede no kuri Dede ntabwo ndibuvugeho byinshi ahubwo ndavuga byinshi ku bijyanye wenda no kubagira inama. nta kibazo. harya mumara imyaka ingahe? ubu ngubu 11 uruzuye. Man, imyaka 11 bro. ubwo muhite mwibaza ko imyaka 11 urakuntu Dede afite amahirwe yo gushaka umugore mwiza. bivuze ngo bakundanye Dadi atarajya no muri sinema ataranabiteganya akibereye ku kazi k'amazi. abazi story ya Dadi barayizi ko ajya yivuga agitanga amazi anabaninga nyine Shemusa aremera abantu nawe mu bukene kugeza n'ubu ngubu. Imana ikubaze guha umugisha. nyine biragoye kuba hari umudamu ushobora kwemera kuza kuba nawe uri umukene, sibyo? biba bigoye cyane. oya kubana nawe ahubwo ugukunda Ugukunda udafite ubushobozi kuko ndakeka muri icyo gihe Shemusa hari abantu sha cyane ariko uwo mutima wawe unyurwa no kumva ko ugomba gukunda Yannick. kiriya gihe yitwaga Yannick sibyo? yitwaga Yannick yego n'ubu niko yitwa ariko nyine benshi abantu benshi bamuzi kuri Kiramani Dadi ni Yori none ukarere ngakunda kubi so biragoye noneho nkatwe njye wenda uzi ko bigoye rwose. oya sha Dadi oya biragoye pe. reka nihe urugero ngiye nk'urugero umutima wagize sinzi ntabwo nkunda umuntu bitewe n'ukuntu nyine afite mu mufuka yihangana ko ari n'umuntu mukundana ukaba n'igiceri cye cy'atanu. ariko nanone ku myumvire yanjye sinshobora gukundana n'umuntu nyine mbona tugiye kurushyanya none yego icyo cyo ntabwo nagishobora. ariko wowe kiriya gihe waramukunze iyo umuntu akiri umukobwa afite abantu benshi bamutereta aba afite amafaranga abamubeshya urukundo bitewe n'amafaranga ariko biragoye kubona umuntu ufite umutima twari tukiri aho nyine aho ngaho uvuze ngo ntabwo ushobora gukundana n'umuntu mwaba mugiye kuruhanya uba utarabona uwo wakunda cyangwa se nyine uwo ukunda bya nyabyo utaramubona umutima wishimiye kuko iyo wamubonye byose urabyemera. ego no hasi araharyama ntabwo nkubeshye wabwo ntabwo urakunda. hoya reka mubwire Jazzy nyine uba utarakunda bya nyabyo. oya ntabwo mvuze ngo ntabwo nakunda umuntu njyewe muri njyewe n'umutima wanjye nagukunze atari ubwanguje kunireta kereka njyewe nk'ukunze nagukundira ukuri sava nakwakira. ariko nanone mana yako nimukajye munavira umuntu sibyo buri muntu ukuri oya ntabwo ari ukuri. mana njye nakundanye n'umujama w'umukene noneho handi n'iwawe nyine byabaga ari shida. ariko iyo umuntu umugiriye inama afite akazi none ntabwo ari umukene cyane yarakoraga ariko amafaranga ye akayasipendinga mu bintu nyine yabura gatanu yasohokanye n'abashuti ariko yarabuze umuntu muzima umugira inama. so njye namubaye hafi agera kuri byinshi nyine byamuhindurira ubuzima. akimara kubigeramo njye nabaye zero kumva yego kandi nta n'amafaranga namusabaga n'icyo gihe nari nyiri n'umwana. Yesu ashaka bari mu rugero rwe yitaga Yesu abona wowe uriciro. Yesu agiye gushaka abantu bari mu banganya ubushobozi akanayabasipendingaho. niyo mpamvu ngiye byansigiye igikomere kuvuga ati ndajya gutangirana n'umuntu zeru ari hasi yarangiza nyine n'ubundi nabiha agaciro. so nawe ati uzaza utari umukene nanjye kuko n'ubundi nagomba nyine amafaranga yawe ariko utaje no kunduriza ubwonko bwe ati kora ikigo yego byose wamugani nabyo ko iyo ukundana n'umuntu cyangwa se wamukunze ko hari defu umuntu ashobora kugukorera nawe umukunda bya nyabyo kwihangana nyine hoya ahubwo nyine bigatuma mwanga kandi iyo mwanze noneho biruta kwa kundi wamukundaga. ngiyewe ikintu cyambabaje simbabaje
baningaga ariko urabizi baninga ya kera yagiraga amafaranga so yaragiranye bitewe n'ubu ngubu yego ngo abantu basigaye barebera ku ma website amafaranga yakoreye icyumweru cyose ntabwo yabaga ari make pe agafata akajyana mu mayoga ndambwiye se kuki ukunda gusoma njye n'abajama ndambwiye ngiye ibyo byose mbishaka rimwe tuza kuganira se amafaranga ukora muri banki nkuraho yo kuranguza ubundi nkasohoka hapfa kuba nariye ndambwiye atari ko wayasevinga uri kumva ukagira ikindi kintu ukora arabikora kuko ambere ifoto ayasevinga amafaranga ya mbere ikintu uzemo moto muri moto yakuyemo aguramo kamera yiga gukamera akigura kamera niwe urukundo rwanjye rero rwatangiye ese umutangiye kuba nanamusaba kumfoto njye ntabwo nari nakajya imbere ya kamera akabyanga ndacyari kwiga akajya anyereka amafoto yose amfotora wenyine nigira kumbi afite utundi twanirwa yeze gufotora abona ndabizi uzanankurikira uzabibona uranda umubitsi igiporo oya ahubwo numvishe nduhutse unambire yego disi ushaka kubivuga oya byarambabaje n'abantu bakomeza kumva bavuga ngo ushobora gukundana n'umuntu w'umukene yego birashoboka naranamukunze ahubwo mukundira uko ari ahubwo yansigiye igikomere ya mafaranga avanye muri kamera afunguramo salo urumva amaze kugera ku bintu bine byose bimwinjiriza njye nashimwe yigeze kandi hejuru yuko wamugereye inama nyine byose yarambazaga dukora iki ngiye dukora iki ngiki urumva iyo ukunda n'umuntu wumva ko ari we muntu nyine uri mu buzima bwawe mani byarambaje urumva utipe yaramaze kugera ku rundi rwego nimba baba batararyaga bakasigaye barya saa sita na nijoro barya n'inyama ibibazo na bimwe barya inyama saa sita na nijoro rimwe mu cyumweru bikumva rero tipe akagukwitura kuba yaguhemukira njyewe nicyo kintu cyatumye utagira aho yivana ushobora no kuba udakennye ahubwo ukennye mu mutwe ahubwo wenda we yari akennye mu mutwe ariko ni mu mikorere yiwe ntabwo yari afite imikorere irenze ariko make yarayabonaga ngiye yaramemukiye niyo mpamvu nanga kuvuga ngo ngiye n'umuntu nuko abantu benshi batagira amahirwe amwe abantu ureba se reka nkubwire Jazzy none ushobora no gukundana n'umuntu ujyanye n'ibyifuzo byawe ariko nta bwumvikane buhari ubwumvikane ni ubuhe rero nyine bwa bwumvikane bw'uko ushaka ko amera nk'uko wowe ubishaka nta kintu nanone umuntu yaba akumariye birangira none umuvuyeho rero icyiza nyine ni uko uba ugomba gukunda umuntu gusa gukundana no kumvikana nzi ko bijyana ari ibintu bijyana so Dadi na Mami ni urugero rwiza rw'abantu bashaka gukundana bakarambana njye nyumva story yabo urumva nayimenye narabikunze nyine tu ndavuga ati njye nahise ntekereza ati iriya mujama natwe twekwa tugeze ku rwego rushimishije ko biri kose ko yambwiye ati nawe kandi ko kumva ko ari we inzozi ze ahubwo bikama gutekereza n'ibindi bintu ariko mureka mbabwira ntabwo narangije ahubwo njye yagize neza kugenda none mbarara kubonye yagize neza ahubwo inyuma yo kumemukira bya bindi byose ko yakabigezeho byagendeye ubu yasubiye hasi Imana imworohereza yongera azayo ntabwo twamwifuriza ikibi azongera bibone so nandi kuvuga nyine ko Dadi na Mami ni urugero rwiza rwo kureberaho nyine burushaho kubaka urugo rwawe ikindi ngenda bazi from zero ko ngiye burakira n'umuntu twakoranye ngunda kubivuga twaririye muri quartier zimwe twacuruje ibisheke muri my story yanjye ubutaha dukora ikiganiro ndikora my story yanjye nzabivuga uburyo nacuruje ibisheke nge na Kiramani ducuruza ikarito amatabi nyine kamasika turabana tugashyira ngaho ya rubro Dadi ndamuzi from zero ndamuzi akundana na Shamsa ndamuzi babyara umwana wa mbere Maliki nyine ndamuzi kugeza n'ubu ngubu turi kumwe urumva ko ni umuntu wanjye ni n'umuntu uzi kubana cyane none urumva nimba tuziranye dufite imyaka byibuze 5 tukaba tugeze muri 30 na turi kumwe nge nawe urumva ni ibintu byiza kandi ni umuntu uzi kubana nyine yego so Shamsa mama Maliki sorry ngunda kuvuga Shamsa kubera ko uburenganzira bwe kumuhamagara Shamsa ntabwo mufite n'amvura nyivuze ngo sorry mama Maliki mama Maliki njye na Jazira ntabwo tumaze igihe kirekire dukundana hari abantu benshi nyine bazi ko ari plan turi gukoranya nawe cyangwa se bari ko turi mu mikino ariko mu kuri
Jazira twarakundanye twaricaye turabyigaho man bimeze ngo wajya twasinye nka contract nyine ubu twaganiriye byari bimeze ngo turi gusinya nka contract nyine nawe ni umuntu udakunda imikino arabizi ko amafaranga menshi mfite ariko arabizi ko ndi umuntu ukora nzi gukora nyine gushaka amafaranga kandi nawe ni umukozi azi gushaka amafaranga rero impamvu dutumira abantu kugira tuganire batubwire wenda inzira baciyemo wenda no kuri nyinshi tuzizi aho tugira ngo nyine no tuganire ese ni iki kintu mubona cyangwa se kuri experience ufite ni ikihe kintu ubona gikunda gutuma abantu bakundana batandukana cyangwa se ni iki ubona ingo z'ubu zipfa ukabona nyine kwihangana biranze actually namwe nubwo mubanye imyaka gungana gutyo ntabwo nazibona neza kumanya amahembe ariko mwe mubasha kwicara nyine nk'abantu muziranye mukabiganira mukabicamo mukavuga ati okay reka tubirangize ntibizongere ni gute mu bicamo cyangwa se ni ikihe kintu ubona gitera ibyo bintu byose mureke mbabwire nyine kubaka biri mu bintu bisaba kuba ugira umutima ukomeye mbere na mbere byose kubanza ukagira umutima ukomeye ikindi cya kabiri kwihangana nyine ukagira subira muri byose hanyuma ikindi ngende kubivuga nkanjye nyine nk'uko twe tumeze mbere ni ukwihangana ko nawe udakoze ukihanganira mugenzi wawe ikindi cya kabiri hari ukuntu abantu babana hagira nk'ugira nk'ikosa umwe muri mwe nyine akaba yafunga umutwe cyangwa kubabarira undi biriya bintu nta muntu bitabaho nyine aba usibye no kwanga kuba mu bana we umugore n'umugabo nk'uko nyine namwe mumeze bibaho cyane kugira ibyo tutumvikanaho kumwe yarakara undi nyine akaza kurakara cyane cyangwa se nyine wenda nkawe ukaba wakora ikosa yego hakabura uciya bugufi yego hanyuma nyine muri byose ngewe ukuntu nyine uko twebwe tumeze ni ukuvuga ngo niba umwe yakoze ikosa ushobora gukomeza wenda nkarakara cyangwa se wagakomeza kukarakara cyane ko twebwe nkatwe abagore buriya akenshi dukunda nyine kwingingwa abagore aho baba bakagera cyangwa se umukobwa wese aho aba akagera nyine dukunda umuntu nka kwa kundi nyine bahoza umwana ukiri muto noneho ikindi cya kabiri dukunda kwingingwa buriya reka nkubwire hari ibintu nyine abagabo mukora kandi twebwe biratubabaza ariko ntabwo muzi ko twe bitubabaza kuba wenda wakora ikosa wankorera ikosa nkakurakarira umva kunkorera akantu kangana gute se k'amafuti gahita gatuma nkubabarira kandi wakoze icyaha kiremereye pe kiremereye ariko gukora just akantu k'amafuti twe tumeze nk'abana nubwo abaganga abagabo nabo bameze nk'abana ariko natwe tumeze nk'abana tuba dushaka abantu batwinginga urukundo rwinshi reka nkubwire bino bavuga ngo umugabo ngo yaguciye inyuma niyo yaguciye inyuma guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru cya nyuma umugabo aguhakeye ntacyo bitwaye aza iby'umukino byose ukabibona ariko si bimenye ntabwo ubabara cyangwa aguciye ntubimenye reka nkubwire kubabara ntabwo byabura ariko twebwe twisetinzemo ko nyine nta mugabo utabikora niko nyine muremetse ariko iyo ukomeje kuba wawe iyo ukomeje nyine kuba wundi nyine yagukunze ukuri niyo yagufatana n'umukobwa we gushyikira amaso ku maso akenshi nta kintu biba bimubwiye reka nkubwire waretse ukumva inama z'abantu bakuru reka nkubwire uzi impamvu uvuga ngo wenda nyine ntabwo we wabyihanganira nuko ukiri umukobwa ugahita ndamureka ngumane nawe ndacyari muto nta kibazo ndabona undi ariko iyo wubatse birakubabaza pe ariko umugore n'umugabo impamvu bavuga ngo ni ikintu kimwe nyine murahorana umuntu ntabwo ushaka kurakana n'umuntu ngo umwakuze n'undi uzi ntabwo bibaho iyo mwiyunze rero uhita wumva nyine mwongeye kuba bashyashya mukongera nyine mugatangira bisa nkaho biri bushyashya niyo mpamvu bavuga ati umugabo aguciye inyuma cyangwa se umuhungu waguciye inyuma
wenda sinzi ariko cyane cyane umugabo guca inyuma ntabwo aba akwanze ntabwo aba ntabwo akwanze ni ryara ry'abagabo nyine barimo nta rundi kuko rwanga ruba ukuntu rurimo ukomeje kurishimangira oya Yego. nuko nyine Uzi story yagiye- nakuze numva nanjye irari iyo nyine ku agiye bagabo akagenda burundu nicyo kibazo akagenda burundu wowe mugore ntabwo nyine uba uri umugore ugira imico mibi itari myiza hari uburyo budashobotsemo hari uburyo nyine uba udashobotsemo n'abantu ndi kugenda numva Yego. utuntu nibyo reka nkubwire ukuntu hari uburyo budashobotsemo umugabo wese aho aba akagera aho aba akagera yanga niyo waba uri mwiza akaje niyo wumva uko waba umeze kose yanga umuntu umutuka yaba wumva niyo igitutsi cyose wakora mu kanwa kawe umutuka arabyanga ashobora kubitabikubwira cyangwa se abikubwira rimwe kabiri inshuro ya gatatu ntabisubiremo iyo ageze hanze kuri wowe ndabona guciye inyuma abona ukuntu abamwubaha abagabo nyine bakunda nyine abagore babubaha cyangwa se abakobwa babubaha iyo abonye wa wundi nyine umwubaha ushiduka nyine yagiye burundu niho rero ibyo utamuha ariko niba uciye umugore wawe nyuma ubizi neza ko akubaha mu myaka yose mumaranye yaba myinshi yaba mikenya atakubahuka ataragusuzugura n'iri na rimwe ni ahantu uwo mugabo ashobora kugenda yego menya ibanga ntaho ashobora kujya ariko nibyo menya ibanga kubera hari nk'ukuntu ngiye mu myaka yanjye maranye n'umugabo wanjye sindanavuga ngo sindanimyoza ntabwo biba wenda kuba mwarakaranya dushaka kurakaranya uburyo bwose uko byagenda kose ariko ntabwo ndamutuka mwubahiriza imbere noneho mwebwe rero ni ukumvikana ukihanganira umuntu wawe wowe ukawenda ukamwihanganira uri kumva mundana n'umusirikare ndi umusoja wigenga oya njye ariko shemusa nanone dutandukanye ibintu hoya ari igihe umuntu reka nkubwira ko romantike biratandukanye yego biratandukanye pe pe nashatse kuvuga njyewe uburyo neyemo ndi wa muntu nimba umusereje rimwe ndambwira ati shaka iki kintu ntabwo nyikunda sinkurakarira ariko nkakubwiza ukuri ko ubwo rero bibaye rimwe kabiri gatatu kaba kabaye ubona weshere wanjye oya nese rega umutima shemusa ufite ntabwo ari jazira afite abantu tugiye tumenya ukuri shemusa azi kwihangana muri we njyewe nimba atashobora kwimyoza umuntu njyewe wenda bishobora kuba ari byo bimbangukiye ntabwo uburyo yitwara aribwo nitwara gusa nanjye nakitwaye nk'uko nawe yitwara nyine abantu ntabwo tumeze njyewe umemukiye nyine ntabwo nakubwira nabi ahubwo ndaguhunga ukomeze wumve inama zizagufasha ntabwo meze nawe nta rugo rwubaka mu rundi ariko hari uburyo inama z'urugo rumwe zishobora gutuma nawe wubaka urwawe yego rwose nanjye niyo mpamvu mbwiye ati niyo mpamvu ari mami izo nama ko ziteye ubwoba oya ariko hari abantu nta nubwo ziteye ubwoba ntabwo ziteye ubwoba ahubwo niko kuri kw'abantu niko kuri kandi ni nabyo byari kuko umutima shemusa afite s'undi mugore yego ariko nyine dukeneye kumwigiraho mu byinshi nyine kuko shemusa wenda urugero njyewe wenda na jazira turi gukundana yego sinzi wenda nyagasani ibyo duteganyiriza imbere niba tuzabana nibiba bizaba ari amahirwe rero umuntu akeneye kumenya ngo nyine mu rugo n'umuntu arugezeho ko buriya uko umuntu ukundana n'umuntu mu rugo bigeze bihita bitandukana bitandukanye hari uburyo nyine ibintu bihita bitandukana hari akantu wavuze kare ngo nyine umugore ni nk'umwana iyo mushwaye nyine hari akantu umukorera gatoya gahita kajya hari ibintu abagabo dukunda kwirengagiza wenda wakundanaga urugero wakundanaga n'umuntu wakundaga kumuha impano niyo wamuvuga ngo ndamujye kumusira wenda mushyiriye bombo cyangwa biscuit nyine wakundaga kumukorera mwabana ugasanga ibyo ndashaka komeza kubikora kandi umugore ushobora gusanga mu byo agukundiye nabyo birimo bivuze ngo hari ikintu nabonye ko nawe uca no muyavuga ushobora no gusanga ari nacyo yanagukunze yego tutumana wamuhaga twa buri kanya rero ugasanga umugejeje mu rugo uhise uzi hagarika za mana ko wamubonye ngo yageze mu rugo kandi mu kuri wa mugani uko bivuze imana abadamu nyine bashimishwa n'utuntu uziko uvuye mu kazi ukamushyira iyo bomba cyangwa imana biramushimisha akabona nyine ibintu umwitayeho wamutekerejeho cyangwa se waba uri mu kazi ukabona umuhamagaye umeze gute wariye nyine uko watangira kumutereta mukundana mutarana abana akomeza ubikora nyine nabonye biriya bintu byo byubaka
bishobora gutuma cyane bituma nyine urugo hari abagabo bagera mu rugo bakigira nyine inama. hari abantu nyine hari abagabo bitwaza kenshi ngo nyine urabona tumaze kugira abana wenda 5 ngo umwanya sinyubona ngo cyakazi kenshi mfite akazi niko k'ingenzi ubu ngubu gabanya ubwana wenda ibintu nk'ibyo birakubwira ngo umwana azagera iki nawe ukirire yego kandi buriya nyine urugo ni umugore urukumva nyine ni rwo rubuto nyine rw'urugo sibyo kuko washwanye n'umugore wawe uba wumva utifuza kurutahamo kandi ari urugo rwanyu urukumva rero kwirinda ibyo byose ni uko nyine zakiya nyine zigumamo nyine zihoraho bituma urugo ruzamo amahoro, bituma nyine ruzamo amahoro nta mwuka mubi, umugore adashibura abana adashibura umukozi nta kintu mwapfuye yakora n'umugabo ushobora n'umugabo ukahita ujya gutura umukozi n'abana umujinya cyangwa se ukirwa watumbye umwana yakuvugisha ukahita umushihura bitari ngombwa abana bararushye shaho. urumva rero byose ibyo byose biva muri rwa rukundo nyine uko byagenda kose. kandi reka nkubwize ukuri n'uvuga ngo bavuga ngo wenda ngo abakobwa b'iki gihe ngo utamuhaye ngo amafaranga nyine abatipe b'iki gihe basigaye bagira ubwoba bwo gushaka kubera ko baba bazi ngo abakobwa b'iki gihe nyine ngo ni amafaranga iki n'iki. iyo noneho hari umuhungu wumva ko nawe agomba gushaka umugore ufite amafaranga uko ni ukwifuza nyine uko ni ukwifuza niyo mpamvu izo ngo zitaramba. iyo uvuga ati wenda urugero nka nyine navuga ngo nzashaka umugore ufite amafaranga n'umuntu nkurikiye amafaranga y'ubutunzi urikumva iyo rwa rugo rugeze muri rwa rugo bafite amafaranga nabo iyo bashatse umuhungu udafite amafaranga bari uburyo bamutwara nyine umugabo agera mu gashaka kubina nyine kwihagararaho kandi kwihagararaho ku mugabo ufite amafaranga nabyo ntibikunda birangira mushwanya ko umukobwa ntabwo sporta kuza kumwirya ukadara amafaranga ufite muhita mushwana n'umukobwa rero ushatse umuhungu ufite amafaranga umurusha amafaranga birangira ngo ushaka kumugira nk'umukozi urumva wa mugabo ushaka kumutwara nk'umukozi kumutwara n'icyo nazi nyine uvuga gukubita ko afite amafaranga kandi nawe niwe wakurikiye noneho wareba ko batse ndasubira wacu mu bukeneye amafaranga nemere ngumanga nk'ubitwe aho rero nyine aho ngaho urumva iyi nicyo kibazo aho niho hava rya jambo bavuga ngo uba waraje gushaka nabwo waraje kubaka biratandukanye nyine gushaka no kubaka biratandukanye. iyo waje gushaka mba nje gushaka wowe bobo ibyo ukora nyine ibyawe ufite ibyo utunze nyine kwanga nyine kwicara nyine kubaho nyine mu buzima bwo bobi wabagamo oya sinzi uko nabisobanura nyine tuvuge wenda uri umukire sibyo njyewe ndakubonye ndakwifuje urikumva icyo gihe muri icyo gihe tuba turi gukundanamo ntabwo nyine mba ndi kukubwira amagambo y'urukundo y'amabeshyi ubwo iyo tubanye mu nzu mba nshaka kuba muri ya mafaranga yawe ntabwo tuba tubanye kubw'urukundo umukunzi cyangwa se mwubakane urugo rwanyu abaje kubera ubutunzi bufite abaje gushaka rero noneho kubaka ubwo nyine ni ukubakana nyine mugafatikanya mukihangana mu gihe ibyo bintu byabuze ukabyihanganira mu gihe byabonetse ukamufasha nyine mugafashanya nimba ari ikintu agushingiye cyo gukora ukabasha kuba wakora neza ari nako ufata amafaranga uyazana mu rugo uzana umusaruro w'ibyo wakoze mukumvikana nyine nawe mugabo wikumva ko niba ushatse umugore wabonye amafaranga utagomba kumutsikamira ngo ntagire ikintu akora ntigishora agira ikintu akora kandi ikindi ubimuhereze nk'ibye ntubimuhereze nk'aho umugurije ntubimuhereze nk'aho agiye kukubera nk'umukozi sibyo umuhereze nk'aho umuhaye kuko nyine ibyo nabyo biri mu bintu bishimisha abagore niba hari ikintu umushingiye ukimushingire ati bino ni ibyawe sibyo ntunamushyiraho kondisiyo ngo ujye ikintu uzana nyine umugore ahita yumva ko nta hantu na hamwe nyine abangamiwe yari umugore ufite ubwenge akora ahari umusaruro azana mu rugo yego aho ngaho nyine uhita ubona ko nyine ari umuntu
uri kugufasha nyine ari umugore nyine mwiza Ego, udashaka ukeneye ko- kugusubiza inyuma ukeneye ko mu urugo rutera iterambere imbere. ukeneye ko urugo rutera imbere. Se mama Mari, utekera cyangwa se uvuga iki ku bagabo bashaka abagore cyangwa se bakundana n'abakobwa batifuza ko bagira icyo bakora nyine ari ba bakobwa bagomba kuba bari mu rugo? Nyine uwo mugabo nta bumuntu aba afite muri we pe, njye mbifata nk'aho nta bumuntu aba afite kuko ibyo ngibyo ni ihohoterwa ry'ubwonko. Yego. Mu gihe udafite amafaranga sava birumvikana, ariko mu gihe uzi ko ufite amafaranga wituma nyine umugore umugira nk'imfungwa mu rugo kuko biriya bintu byica mu mutwe. Yego. Birica, wimugira imfungwa, muhereza igishoro nawe nyine urebe nyine ikintu ashoboye. Urebe icyo ashoboye. Ibyo nyine nabyo biri mu bintu byiza bituma nyine umugore yagira ibyishimo mu rugo, yumva ko nyine umugabo amuha agaciro, yumva akamwumva ko nanone abagore nanone ikintu gituma abagore bakunda kumvwa n'umugabo we, akaba yamutega amatwi. Umugabo umutega amatwi. Yego. Hari abagabo usanga agushatse kuvuga ko umugore mu rugo, umugore nta kintu agomba gukora cyane, kandi namenye ko hashobora kubaho impamvu ntoya ituma wowe ibyo ngibyo byose wakora kabisa, ariko sapoti y'umugore abagabo mufite iyo myumvire. Hari abagabo nyine benshi bakora ibyo bintu kandi ntabwo aba ari byiza. Njyewe hari umuntu ni ihohoterwa. uri kumva yaramubwiye ko ashaka gukora nyine, ati uzajye gukora utakiri abwira umugore we. kandi urumva abagabo b'iki gihe ni kubona bake bamenya guhaha, kwishyura inzu, ni kwambika umugore. Umugore nimba nambaye ari wa mwenda we mu bwavu, nimba ari ikiro cy'inyama aragura inusu y'inyama kugira asigarane amafaranga nyine azamufasha. Atamugura n'urukuta mbwira ati madamu akiri 50 sorry ugenda ugure n'ikanzu. Rimwe na rimwe ataba atamenya n'abana. Reka nkubwire, mu gihe uzi uko umugore wakubaha akubaha pe ntako aba atagize ngo akubahe, ukamutsikamira akaba yakubwira ati wanshakiye ikintu cyo gukora amafaranga atabuze, ukabyanga cyangwa se ukambwira ati wenda hari n'ubyanga ariko akabyanga mu buryo buri romantike, akakubwira ati wowe wicara ahangaha nta kibazo mfite cy'amafaranga, ntabwo nshaka kubona uri kuvunika, ntabwo igihe kiragera nyine, yego uzakora ariko ntabwo igihe kiragera. Uri kumva icyo gihe aba ari kukumvisha, ariko hari n'ubyanga birinda disipurine, akaba yagushihura akakwereka ko nta kintu uri cyo. Uzi umuntu ukwereka ko nta kintu uri cyo, ibyo bintu birababaza mu buzima, birababaza. Noneho shamureke mbabwire, birababaza cyane. Ngiye nubwo natari nuba ariko nzirwa nyinshi, urumva ku myaka yanjye nako nabashakanye umugabo ukakubwira gutyo yanze gukora, wamusaba ikintu akakikwima akakubwira ati wari uwo kurya gusa, wamusaba ikintu ushinzwe iki hano uri uwo kurya. Bibaho cyane, ukumva ugasanga nyine uri umucakara wiwe, nta kindi kintu yemerewe gukora. Wanamusaba ikintu bibaza ariko umuntu akubwira ngo wowe usibye kurya gusa ubundi umaze iki muri ubu. Reka kubwira, reka umugore wakwiyumva. Reka nkwe story mfite z'umugabo. Hari umugabo nyine umusiramu yashatse umugore, umugabo yaragiye, abandi bagabo bimeze nk'aho bamwita ngo umugabo nyawe, nyine ngo ni umugabo nyawe. Yashatse umugore mu nzu ye harimo ikintu cyose, inkwe, imyenda, amasa, nyine umugore yashatse azanye imyenda ye gusa, imyenda ye gusa, ikindi neza muri urwo rugo. Akigera muri urwo rugo atamubwira, njye mfite akazi, mfite amafaranga yanjye, iyi nzu irimo wifi, irimo televiziyo, ikintu nkusabye ni ukwicara muri iyi nzu ukabyara ukarera abana banjye. Nta n'umuntu ushobora kumusura mu rugo rwe, reka nta muntu ujya umusura mu rugo rwe. Umugabo nyine ameze nk'intare mu rugo. Uzi ngo asanze yagiye kubyara, abandi badamu bandi bavuga ngo dukorere baby shower, yaraje abasanga mu nzu arababwira amaje gukora iki, urumva umugore agiye kubyara, twazanye imyenda ya baby shower nyine. Arabwira ati ariko twabwiye tuze twebwe hano, iyo myenda yanyu namwe abana banyu barayikeneye, muyitware muyibambike. Umugore wa nyina amaje kumukorera stock y'imyenda y'umwana,
mwana umugore isoni ziramwica isoni ziramwica nyine ubona ko acitse amazi imbere y'abantu nyine ubona ko nyine agize ikimwaro mwana umugabo birahari arahari iyo story nyine ni true story ndayizi ko umugabo ahari nyine umugore we nyine abayeho muri ubu bwoba n'uwa mbere yashatse niko byagenze barashwana azana n'uwa kabiri kandi n'uwa kabiri nuko abayeho nyine kubera amafaranga ye afite aba yumva icyo gushakira no kuza kwicara mu rugo ugatungwa n'amafaranga ye nta kindi kintu ukora nyine umeze nk'iponda mu rugo rwiwe uzi imbere nk'ubwo ari kugutereta aho ukubwira ko ibintu byose azabigukorera hari n'igihe mene nk'uwo aba ari muri ba bantu babana byihuse batabanje kumenyana ariko twebwe iyi mico abasiramukazi yigosha byatari dukunda kwirukankira gushaka byatari nyine ukabona umuntu ugahita uvuga ngo uyu nguyu none yaba afite udufaranga duke sasa ugenda wiruka no gutekereza kabiri twebwe abasiramukazi kumva ko nta mukobwa w'umusiramukazi uri mu myaka 20 nyine 25 abenshi bashaka bakiri bato ni nayo mpamvu usanga abasiramukazi iyo bageze mu rugo mani iyo ugize amahirwe uhura n'umugabo muzima kuko aba abizi neza ko agushatse ukiri muto akagutwara nyine nk'umuntu ukiri muto y'ibintu ugiyemo ntabwo wari ubyiteguye ntabwo iyo ugize amahirwe urubaka rugakomera ariko abenshi bagiye basenga bagiye birukanyiye amafaranga kuko mana abagabo b'abasiramu baba bafite amafaranga kandi baba bayagukangisha none arazi iwanyu ndashaka guhura mabukwe yaza akamutera cya gipingi assalamu alaikum salam kumbateza amafaranga naramukunze rimwe kabiri ndashaka bahita bamuha biruka ntabwo dushaka gukora zina uri kumva Jazi ku rundi ruhande ngewe yego abakobwa b'abasiramu bihutira gushaka ariko nanone bashyirwaho pressure n'ababyeyi babo ababyeyi babo iyo babonye umuntu aza gutyo nabo bahita bavuga ugenda mukurongore oya ntabwo ari bose ni ari bose ariko abenshi barabigirira dupfa kubwira ngo urabona uyu mugabo ni mwiza ngo ndashaka umutwara n'ubwo niba kumva ko ibintu byatari ko rugo kumva ko mugiye kubayishema ngo genda atazi kandi ugiye kujya atazi kandi ugiye kugenda ushobora guhura n'ibibazo wenda ugiye utanamukunze cyane utazabasha no kwihangana ukiri umwana exactly abagabo b'abasiramu n'abadamu hari n'abakobwa babona wenda mugenzi we yashatse urikumva cyane cyane ku bakobwa wenda baba mu bigari yabona nyine mugenzi we yashatse akumva ko rirara habonye nawe agomba kurigira kandi umugisha wuriya se wawe ibaze kubona umuntu akoze ubukwe ukahita uvuga ngo nanjye nkore ubukwe nk'ubwe gute se ukora ubukwe nk'ubwe kandi abantu ngomba kumupirikisha kandi ibyo abasiramukazi ndabona ko muri rusange barabikunda pe cyane rwose yema numva yini kimana so guys turi mu kagoroba k'ababyeyi kandi for sure izi nama twari kuzigira turi kuganira ariko n'abantu badukurikira nyine mugomba kukumviraho hari abana b'abakobwa bari kubinyuramo bari kuri pressure y'iwabo mubambwe ati maze kuzuza 20 bashaje hano bwa bakuru bawe bashatse bafite 10 urana batubatse kandi ntibamenye ko zubakiye ku mutwe ukaza ugatakira umubyeyi avuga ati ngihangane ngo ariko zubakwa nanjye niko nubatse urana bisaziyemo nacyo nagari cyiza so guys rero nahandi wasaba amafoto meza uretse kwa Steve Empire amafoto meza cyane ukeneye video nziza ni kwa Steve Empire abafite amakwe abakeneye live streaming byose arabikora ababatirishije anniversaire abagiye gutera amavi byose Steve araza arabikora na ya mafoto ari bayita amafoto y'ama privacy ari afoto Steve sindabimenye ibyo nimba yafotora ariko abwira bari ruhafi Steve arafotora amafoto ari private muraguhamagara ati ngenzi nsanga mu cyumba akazi ni akazi Steve arayafotora nyine urumva ko Steve ni umukameramani wabigize umwuga utagendera ngo kazi kameze gute akazi kose wamuha kandi ahantu hose mu gihugu arahagera akabaha ibintu byiza hose ejo bundi agiye gufotora i Bugande ararenze mwari umuhungu ikindi akorera ku gisimenti bambe ku gisimenti kizemo gutewe bukinjemo gute gisimenti ndavuye ku gisikariye akorera kabeza ku masikafe escalier aho bita ko escalier kabeza uhageze araneze ukigera imbere gatubona ruguru y'umuhanda iburyo bwawe ugenda gutya ni iburyo bwawe ujya kabeza ni ibumoso bwawe icyapa cyanditseho Steve Empire kiri amafoto meza uhita ubibona
mumugane kandi abadashaka kwifotoreza muri studio ikindi afite background zigera muri 5 bivuze ngo background 5 ziba ari nyinshi background zose wifuza ari gufotoreraho utifuza ko gufotorera aho ngaho umubwira aho ushaka gufotorera cyangwa bakagushakira mukajya aho tukwifotoza byose Steve Empire arabikora. Yes mami wacu turifuza no ko tugira inama hagati yanjye na Jazz niye na mumva tugira dusoza hagati yanjye na Jazz ari uryo dukomo kwitwara naho cyangwa se gukunda naho mikoro iri kwaka igutera yego inama nabagira cyambere no gukundana yego cya kabiri n'ubwo wenda gusenga uragerageza hari igihe bisigaye binanira abantu muri iki gihe ni ukugerageza yego cya gatatu ni ukoroherana cya kane kumvikana cya gatanu kugirana inama mu byo mugiye gukorana yego cya gatandatu gusa ni kera n'ibyo byabaye okay go yewe ikintu nakubwira turagushimiye umugisha murakoze mama Malik turamushimiye cyane kuba yigomwa akaza aha ngaha ni iby'agaciro ni agaciro yaduhaye kandi icyo mbonye cyo no kwifuza iterambere ryacu yigomye byinshi cyane aza aha ngaha kandi twizeye ko inama tugiriye na gatatu azigiriye twenyine twizeye ko n'abazareba iki kiganiro yego bagomba kumviraho bakagenderaho kubera ko ni inama zishobora gutuma hari aho ugera n'aho uva. Rero nk'uko nabivuze yego nibyo nkundana na Jazira aho ntabwo tuzakomeza kubaha amavlog gusa n'amaplanka tuzaba tunyuzamo dutumira umutumirwa gutya tuganire atugire inama atubwire urugendo rwe nyine mu rukundo atubwire ko tugomba kwitwara natwe ku buryo ari byo twamwigiraho kuko natwe dukeneye gutera imbere dukeneye kubaka urukundo rwacu kuruta uko mwabona ngo ejo twakundanye ejo twashwanye Imana ntago ariko inama tukiraho inama zanjye ntizizapfuza uyu niba nashwana muzabizana kuri social media hano kuri muzabizana kubera Imana muzaba munsebeje tugira inama oya n'ibinanga byaranze n'abagira inama bikanga umwe azagende n'undi agende ariko mutabizanye hano kuri social media for sure ngewe inama ngiriye nzazubahiriza kandi nizeye ko Jazira ni umuntu wumva kubera ko hari ukuntu twahuje buriya njye nawe twarahuje ko nyine kubizana hano simubizi sinacyo bimaze ni ukubumva tugatera komanteri abantu bakabaseka nta kindi ariko ntabwo sitiye nyine cya kibazo kuza nyine kubivuga nuko byanze bikunze umwe ari uyu nguyu cyangwa ari wowe haba ari ushaka kwiyungana n'undi kandi bari abantu ntabwo babibabwira yego ngambo y'ubwenge mami nategura amafoto ya family portrait bakwemeye kufotora Steve wanjye yabyemeye urakoze mbega wemereye biba byiza atari muri studio nyine basanze mu rugo bakanifotoza bisanzuye bacenjinga imyenda Steve wanjye yemeye kubafotora ku muntu panga umunsi na famiye yawe azaza bafotora amafoto yo mu rugo nta kibazo kuri murakoze cyane murakora gusura Jazira na Bobo ari byiza nyine twe turabanyamugisha actually Imana yaratublessinze natwe turimo kublessinga abandi so mwakoze cyane rero mukomeze mukora subscribe kuri Bobo Films mudutere ingabo mu bitugu kandi twizeye ko tuzakomeza kubaha ibiganiro byiza kandi byubaka kugira tubaha ntabwo twe channel yacu baravuga ngo channel ngo zitwike neza amatiku ntabwo channel yacu izaza ari amatiku channel yacu izagira channel yo kubaka yego channel yacu izaza ari yo kubaka imiryango u Rwanda kugira ngo twubake u Rwanda twifuza kandi rugari Shamsa te nawe channel babwira aho bagusanga ko ndabiswa ari ibintu byiza cyane nabo nabona yego yewe ubuse koko channel yanjye ni Shamsa wa Kilamani niko yitwa ntabwo mperuka kuha prodinga ariko bavanga ndaje mbazanye bategura ibintu byiza
byiza byo guseka pana byo kwigonga byo guseka yo guseka. Sisha tuba twababaye. So ariko bategura ibintu byiza, mujye kuri Shamsa Wakira, niko YouTube channel yitwa Shamsa Wakira. Ibyo nyine niba ufite umugabo umuvuge n'umugabo we na Jazira nashinga Jazira wa Bobo muzihangane nyine abantu babakundana guys, nimba murakundana n'undi mukagira ishyari mugira amore y'Imana. ishyari ni ukuri kw'Imana, umuntu wese ugira ishyari uko azajya asenga ajya avuga ati Mana nkuramo ishyari uwisekere. Shemuzi ko umuntu ugira ishyari oya tureke muri we n'inyuma y'abantu twe ko tumora nta terambere agira. Ntabwo bibaho Kuko urayifuza utw'abandi ngo tugwe tugire kandi ishyari ni umuntu uryiremera we ubwe. Kandi ishyari ngo niryo shuri rya nyuma y'uko umurozi. ibaza ko urenze shitani. Yego. Ni ukuri. Guys, mureke amashyari yanyu mutazaba abarozi, mujye mwabana. mugira amashyari meza Ishyari ryiza. meza n'uwumva rishatse no kuza Urisenge. urisengere yaba ari shitani ritangiye kukwegera. So guys, mwakoze cyane rero, dushimiye mami witabiriye ikiganiro cyacu kandi atugira inama nziza, namwe bagira inama nziza tugomba gukurikiza kugira ngo twubake umuryango ndetse twubake urukundo rwacu. Mami wakoze Namwe mwakoze kandi twizeye ko twongera gutuma uzaboneka. yego Inshallah. Guys, ciao. Turabifuriza amahoro y'Imana, turabakunda.